Yesu ashimwe mwene data, turacyaganira ku jambo ry'Imana. Twaherukanaga turi gusoma mu gitabo cya Mose cyo gutegeka kwa kabiri mu bice 8. Noneho tugarutse tujye gusoma umurongo wa kabiri, dukomeze twumve uburyo dukwiriye kubaha Imana, tukumvira amategeko yayo, twayagenderamo bikatuzanira umugisha. Uko utagendeye ku mategeko y'Imana nk'uko yabigusabye, bishobora kukuzanira umuvumo, ariko nubigenza neza ukabikora nk'uko Imana ishaka, nta kabuza uzahirwa, nta kabuza uzagira umugisha. Icyo uzakora cyose kizakubera cyiza, amahoro azakuzaho, amahoro azaza mu rugo rwawe, azaza ku mugabo wawe, azaza ku mudamu wawe, azaza ku musore wakwifuje cyangwa se ku mukobwa wakwifuje. Amahoro azaza muri bizinesi niba wubahiriza amategeko y'Uwiteka Imana igutegeka. N'ubundi turacyari ku bice bya 8, umurongo wa 2 wawo ari kuvuga ngo kandi ujye wibuka urugendo rwose rwo mu butayu Uwiteka Imana yawe yakuyoboyemo iyi myaka uko ari 40, kugira ngo igucishe bugufi, ikugerageze, umenye iby'umutima wawe, yuko wakwitondera amategeko yayo cyangwa utayitondera. Amena. Imyaka 40 dore urayimaze uri mu butayu, uri guhura n'ingorane. Ninde bavuze? Ni wewe. Ninde wahuye n'ikigeragezo? Ni wewe. Hari ibigeragezo umuntu agira akagira ngo icyo kigeragezo niwe cyaremewe ko abandi bitabageraho, ariko wumve ko nta kigeragezo kiza kitari rusange. Ubuzima umaze unyuramo ufite ikigeragezo cyo kutabyara, ariko igihe kirageze ugira ngo imyaka 40 ishyirweho iherezo, imyaka umaze utabyara ishyirweho iherezo, nawe Imana iguhereze gushira umugongo nk'abandi. Nawe wabonye urubyaro, Imana iguhereze indezo, iguhe ibyo kurera abo yaguhaye, abarimo biga n'abatari batangira kwiga, kugira ngo n'abazige barangize, kugira ngo bataziganira ngo bagire icyo bashaka bakibure muri uru rugendo rw'ubutayu rw'iminsi 40. Kuko wumviye Imana ukubahiriza amategeko yayo yose igutegeka uyu munsi, izabana nawe. Hari kugira iki kiragezo, uko upanze umushinga ejo ugapfa, uko upanze umushinga ejo ugapfa, ugasanga umeze nk'umuntu uri kunyura mu gihe kingana n'imyaka 40 y'ubutayu. Ariko igihe kiragezo kugira ngo Imana ishireho iherezo ubwo butayu wanyuragamo bw'iminsi 40 bwo gukora ntibyemere, bwo gupanga imishinga igapfa, wakorora ntugere ku rugero wishimira, ugasanga urazora ziribwe cyangwa zigapfa, ariko Uwiteka akuramburiye ukuboko, nawe wakihinga ukeza, wakorora bikemera. Yakobo yagiye kwa Labani marume we kugira ngo ajye kuhatura azahabone n'umugeni, kandi koko pe Imana yari yamwemereye ko izamuhereza urugo ikamugirira neza. Ariko agezeyo arariganwa, kuko nawe yari yarariganije, kuko atubarije amategeko y'Imana ngo ategereze isezerano ry'Imana risohore, ahubwo agashaka kuriganya ngo yisoreze isezerano. Abaye umworozi yororera sebukwe yetira, bigatuma mu rugero rwo korora kwe ariganwa intama cyangwa se amabara yifuzaga ko yabona, bigatuma kurwo rugero arugeraho akariganwa, akavuga ngo izavutse ari umukara n'ubundi zirajyana na sebukwe. Ariko arongera arasenga, marayika amwereka ko n'ubundi ziravuka ari ibihuga, aravuga ngo none nizivuka zimeze utya zizabizanya. Cyo bikoze marayika w'Imana arabyemera, biraba, kubera ko Imana ikunda itegeko. Ikivuze iragisohoza, biraba. None izivuze zisako zibize, igihe kigeze biba ngombwa akava kwa sebukwe n'abadamu be, arahunga aragenda kugira ngo ajye kurya ku mugisha Imana yamuhaye. Nawe rero warariganijwe keshi, wahuye n'ubuzima bwo kuriganya, kuko nawe warariganyije, none nawe urariganywa. None ibyo turabyanze mu izina rya Yesu. Gira umugisha mu kazi, ugira umugisha mu rugo rwawe, Imana ikurinde ibyakuriganya. Mu mudugudu utuyemo hagirira umugisha, aho ukorera uhagirira umugisha. Niba udafite akazi, Imana ikaguha umugisha. Imana ikurinde kuriganwa. Imyaka 40 ni myinshi, ku kidendezi cy'Isilowamu 38,
abura uwamujugunyamo, ariko isaha igeze Imana iramutabara, nawe nigutabare mu izina ryayo.